Benshi bajya bibaza ku bijyanye no kurota inzoka. Inzoka ikwirukankana, inzoka ikuruma ndetse n'ibindi byinshi cyane ku nzoka waba warigeze kurota cyangwa se warumvisha umuntu arota akaba yabikubazaho. Nguhaye ikaze kuri Turatsinze wawe, urahava usobanukiwe. Kugira ngo ujye ubona byinshi bitandukanye, kora subscribe ubundi twikomereze. Reka dutangire. Ubundi kurota inzoka bisobanuye ibintu byinshi cyane, harimo akenshi na kenshi bavuga ko harimo imigisha, ariko abenshi cyane kurushaho bavuga ko ari imyaku. Ntago ari umwaku gusa, harimo umugisha. Biterwa se inzoka wayirose gute? Ese inzoka byagenze bite? Ese wari uri mu yihe mudu icyo gihe urota iyo nzoka? Ese wakoraga iki kugira ngo iyo nzoka uyirote? Ese yakurumiye hehe? Ese yakwirukanshije mu buhe buryo byagenze bite? Ese iyo nzoka yasaga gute? Ese iyo nzoka ikuruma wari uri kumwe nande? Ese iyo nzoka ijya gukuruma byari byagenze bite? Uraza gusobanukirwa kugeza iyi video irangiye, kugeza ku munota wa nyuma. Nguhaye ikaze, njye ni Turatsinze wawe. Remember to subscribe on this channel cause we love you so much. Reka dukomeze. Kurota inzoka ikuruma bisobanuye iki? Nurota inzoka ikuruma muri iyo minsi, cunganwa n'ururimi rwawe. Bikore hakiri kare, umenye uti se amagambo mvuga umunsi ku munsi mba nabanje kuyatekerezaho. Ese amagambo mvuga ndayabwira nde? Ese ni inshuti yanjye bingana bite? Ese uwo nyabwira mwizeye gute? Ese uwo tuvugana ibyo tuvuganye abigeza he? Birangira kuri we cyangwa se byuzura isi yose? Kurota inzoka ikwirukankana bisobanuye ibintu byinshi. Icya mbere, hari ibibazo ushaka kwihunza. Gerageza ibyo bibazo urebe se ni gute nabikemura. Ese ninde dufitanye ikibazo? Nawe wibuke kuba wagenzura imikoranire yawe n'uwo muntu mufitanye ikibazo. Kurota inzoka kwirukankana nanone haba hari imigisha wowe ubwawe ugenda wihombya. Gerageza urebe, ese nihe nari mfite gahunda nagomba gukora narangije? Ese nihe nari mfite amahirwe mbigendamo gakeya? Ubishyiraho umutima wawe wose. Icyo gihe ayo mahirwe hari igihe yazakubyarira umusaruro. Reka tujye ku mabara y'inzoka. Hari ukuntu urota inzoka ukabona n'inzoka y'umweru. Ni gake cyane ko wabona inzoka y'umweru, sinyeka kwibaho. Gusa akenshi na kenshi inzoka z'umukara hari ukuntu ahantu igenda ikururinda, ari ukuntu rero ukabona harasa nk'umweru. Iby'inzozi murabizi mwese, nawe utarota kandi tuzi iby'inzozi. Kurota inzoka y'umukara bisobanuye ko ufite umugisha. Ntihazagire ukubeshya kurota inzoka ko ari umwaka. Oya, inzoka y'umweru ni umugisha ukomeye cyane muri iyo minsi uba ugiye guhura nawe. Bigusaba iki rero wamaze kurota inzoka y'umweru? Bigusaba kwitwararika no kwitwara neza, kuko ushobora kwitesha ayo mahirwe, kandi amahirwe tuzi ko aza rimwe mu buzima. Icyo nacyo ariko tuzakigarukaho cy'amahirwe. Ese aza kangahe mu buzima? Ko bavuga ngo kaza rimwe mu buzima. Njye sinemeranywa n'abavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Reka twikomereze, iyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Reka twikomereze ku nzoka y'umweru. Iyo nzoka y'umweru nuyirota umenye ko ufite amahirwe. Icyo reka tukiveho, twikomereze tujye ku nzoka y'umukara. Igihe warose inzoka y'umukara, menya ko bikomeye cyane. Menya ko uri mu byago. Gerageza urebe, ese ubuzima bwawe buhagaze bute? Ese gahunda urimo gukora urimo urazikora gute? Ese wowe n'umukoresha wawe mumeranye neza? Ese wowe n'abakozi bawe nimba bafite mumeranye neza? Utangire wigenzure, urebe igikwiye uba aricyo ukora.